Nubwo abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye banyura mu itorero ry'igihugu bakanakomereza mu bikorwa by'iswe urugerero, ngo biba bikiri ngombwa ko no mu mashuri makuru na za kaminuza urubyiruko rukomeza kuzirikana ku nyigisho zikomeza kububakamo ubunyarwanda nyabwo binyuze mu itorero ry'igihugu. William Ntidendereza, umunyamabanga nshingwabikorwa muri komisiyo y'itorero ry'igihugu, yibukije abanyeshuri bo mu ishuri rikuru rya INILAK ishami rya Nyanza ku itorero ari irerero ry'ibanze, ariyo mpamvu bagomba guha agaciro inyigisho ziritangirwamo zimakaza indangagaciro z'umuco nyarwanda, ngo akaba ari naryo pfundo ry'ubumwe rigomba kuranga abanyarwanda nta vangura. Mwigishije amashuri tukayagira menshi, tukayagira meza, tukigamo sayansi nyinshi, tutigishije indangagaciro kwa munyarwanda wizagenderaho, tutamwigishije icyo azira akaziririza, ntacyo twaba dukora. Ntabwo rero gufata icumu ngo atere umukecuru atari uko yatakaje za ndangagaciro, atari uko yatakaje za kirazira. Harimo izo gukunda igihugu, gukunda umurimo, kutagambanira igihugu, ibintu nk'ibyo kubintore bike intambwe eshatu. Intambwe ya mbere yitwa ndabizi, mwabitora. Intambwe ya kabiri yitwa ndabikora, iya gatatu kitwa ndabiharanira. Ubu rero mwebwe muri banda biharanira. Nyirahabimana Estelle na Espoir ni bamwe mu banyeshuri biga muri iri shuri. Baravuga ko ibikorwa by'itorero byatangijwe muri iri shuri ryabo bizatuma bakomeza gucengera amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda, ngo bibafashe gukumira ibyagiye biyatokoza, babifashijwemo no gusigasira indangagaciro z'ubunyarwanda nyabwo. Tugiye kugira ubumenyi twongera kumenya ibijyanye n'igihugu cyacu ndetse indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda bizadufasha kumenya u Rwanda rwa kera ndetse n'u Rwanda rw'iki gihe. Mbere twari dusa n'abantu bafite itandukanye ku bantu benshi batandukanye, ngo bariya naba ariko kuri ubu ngubu twese tuyibonamo ubunyarwanda, twibonamo ubunyarwanda nabwo butorero. Dr Ngamije Jean, umuyobozi w'ishuri rya INILAK ishami rya Nyanza, avuga ko nyuma y'aho itorero ritangiriye babonye impinduka nziza mu burezi, aho ngo ingeso mbi zitandukanye nko gukopera byagabanyutse cyane, akaba adashidikanya ko ari uruhare rw'indangagaciro z'ubunyangamugayo zikomoka mu itorero. Akomeza avuga ko bashyigikiye ibikorwa by'itorero kuko ngo uburere bwiza bushingira ku ndangagaciro zigirwamo. Abenshi muri bo abarangiza amashuri yisumbuye babanza guca mu itorero, mu ngando ndetse n'urugerero. Indangagaciro bigishwayo nizo n'ubundi uburezi waba ushaka gushingiraho. Izo rero baba bazifite, niho usanga disipurine yarazamutse, abantu bakopera baragabanutse cyane, ko ntabwo ari indangagaciro y'abanyarwanda. Ugasanga rero kuyobora ishuri ririmo intore ni ikintu cyoroshye cyane. Usanga n'ibindi byose bijyanye n'imyigire na disipurine bijya ku rwego. Ibikorwa by'itorero byatangijwe uyu munsi tariki ya 10 Nyakanga mu ishuri rikuru rya INILAK ishami rya Nyanza, bikurikiye itangizwa ry'iyi gahunda mu ishami ry'iri shuri riri i Kigali, akaba ari na gahunda iteganyijwe mu mashuri yose makuru na za kaminuza zo mu Rwanda. Ndayisenga Trésor Pierre Chanel, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.